yagiye kunzana kubera ko ibyo udashoboye ngomba kubimukorera kamunezeza. Akabagore b'inshomotsi baragwira kweri. Ubu nk'uyu nguyu yaturutse ku buryo ruhuru rikuzanika kugeza ahangaha. Yandi inshomotsi. Utari inshomotsi suri bamufuka we. We mugongo barawuciye we. Basi so. Telefone araso. Telefone uri amagabo ngo niso. Muhamagara umubwira njyane kwa muganga. Mubwira njyane kwa muganga neri. Ubwo sasa ndapfuye rero ndeba. Wamuhamagaye. Mama n'ubundi nta uri hano mera neza. Ninjye nawe duhari. Kandi sinakuva. Cyakora kiriko. Ni karibu. Utandamutse. Oya. Bandamutse. Nagusoza nta kibazo. Hega n'umuco nyarwanda mwana muto. Sije se. Aho humura rega. Urego nasa neza. Mama giko. Niko yi. Muri mwebwe mwembi uwo bizananira. Yes, niba umunaniye nagenda. Ndakuragisha umutwe. Ani soni. Tugire gute mama? Sibyo. Ego. Turibuze guhura kana hano mu rugo. Sibyo. Turahurira he? Umva mbaze mubwire. Ikintu nshaka ko njye nawe tuganira. Kandi ndisereye kuri ino nshuro mbabaranye. Umugore w'abagore banjye bicaje hano kuri iyi nshuro kugira ngo n'inshuro kabiri mbicaje mwese muri hano. Ariko noneho icyo ngiye kubabwira ntabwo ari ukubinginga, noneho ni ukubategeka. Mama Neri, Mama Manzi, kiriya gice cyo hepfo Mama Neri yabagamo ngiye kugisana cyose, ngiye kubomora, ngiye guhindura ibyumba kugira ngo urana ko ifite ibyumba binini, ndashaka gukuramo ibindi bibiri. Uwenda nyanza ngiye kwisohokamo, ngiye kumushakira ahandi hantu, niba ugiye kumusanira asohoke ave mu nzu. Mama Manzi munca mu ijambo. Ndi ndakuremereye wa mubyeyi uko narara mu buriri uraramo. Kuki wishimira ko nagenda? Navuze ngo mwinca mu ijambo mw'abantu. Nacecetse. Kubera impamvu rero Mama Manzi, Ndakumva mugabo wawe. Mama Neri agiye kuza tube tubana hano twese. Ngwiki Papa Manzi narihanganye bishoboka pe, ariko ibi ngibi byo ntabwo nabyihangana. Nta soni. Ubwo rero hagati Nari nishimye nzi ko ugiye kumufata ukamusohora agasohoka akajya hanze, cyangwa se ukamujyana ukamukodeshereza. Ye ubwo rero hagati yanjye nawe tugiye kureba warongoye undi. Ako se Papa Manzi, niba warabonya narakomeje ngaceceka gato ziba singavuge ngo nuragize uvuge. Soni wandaye yawe. Niba narihanganye Papa Manzi, Senzo ntabwo nayiha. umugore nkamwemerera akaza tukabana agafata uruhande rumwe rw'inzu, nanjye gafata uruhande rwa ruguru. Shere ndindaya. Papa Manzi, hari icyo ntakoze kwihangana nkabana na mukeba wanjye mu nzimu. None ugezeho noneho umukura hano yarari uramuzanye ngo tubane. Niyo mpamvu noneho turi gusangira ino saro. Ushatse kuvuga ngo ntabwo wemera ko Mama Neri aza hano? Ntabwo mbyemera, ariko Papa Manzi banza nawe ushyire mu gaciro. Nzicara muri saro, nicare muri iriya ntebe, yicare muri iyi. Tuzaba tumeze gute? Ese mu gihe utazaba uhari televiziyo nyine. nyine yawe waguze televiziyo wigeze uyigura? Uzi iyi televiziyo igura ngaho urabizi? Wowe warayiguze sinjye nayizanye? Yego. Erega uri umugabo w'isezerano wanjye. Ibyawe ni ibyanjye, none si ibyawe ni iby'uyu. Mama Neri, uremera ko uza tukabana hano muri iyi nzu cyangwa ntabwo ubyemera? Njye ntabwo mbyemera. Rero mugabo mwiza. Rekera aho ngaho. Mugabo mwiza si biki? Twari kubanza tukabiganira mu gihe nawe. Uyu mubyeyi wese gutya kuko usakuza gutya. Ariko se sheri reka mbanze nyagasanga wanjye akansakuriza. No kubana muri iyi nzu kuko sheri wabitekerejeho neza. Nta nama mbagisha kuko ndabazi. Ako se sheri reka mbanze ngubaze. Ko ufite amafaranga ukaba uri umukire, ko mbizi neza ko ufite amafaranga nk'umugore mukuru. Uwo mugore mutoya we ntago abizi ko ufite amafaranga.
wambabariye ukagenda ukamugurira iyiwe nzu agasohoka hano ukamujyana hirya. yego yigura simba ko umwana mwiza nyanya ngurira inzu ngende mu kagurirwa irimbi kahambirwe wangurirwe nta soni gakubitwe n'inkubu ngo mamanzi ariko uremye mu gitutsi cyangwa ariko ubundi habura iki ngo mwumvikane. urumva njye nakumvikana n'iyo ndaranira umugabo ukumva ko njyewe nabyihanganira. Indaya ifata umugabo wanjye ikajya kumurarana nkarara mu buriri nigaragura nta mugabo ndi iruhande indaya imufite imwicaranye. ubwo niba nurangiza ngo ngende kumvikana n'umuntu ntwara ibyanjye. ubwo niba ari indaya njyewe ndi iki? wavuze ko uri umukiriya nye mamanzi nundi munsi ntuzongere ariko muragira ngo munse barambureho ikiganza mbakubite. irimbi we nuko ntazi gutukana. Are we iyoberanye we nta soni ibyo bintu byose navuga ariko si bite kandi ariko ufite amahandi kumubona. reka mbabwire nta jambo ryanyu nshaka kongera kumva. ndavuze ngo uko byagenda kose murabanamo hano simbuze amafaranga kugenda ngo mugurire iyo nzu. shirazanyica ku izina ry'Imana y'umugore azanyica. azakwica ari muri leta yese? yegora ndavuze ngo mugomba kubanamo hano muri iyi nzu kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru mugatangira ikindi mpaka hari ahantu huzuye. ariko nugenda ujye usiga ufunze icyumba cye kuko yanigiramo. mufungirane se cyangwa nzajya mba nigende ngarukuremo. ujya hehe? ujya reba ibirafite ubwo se aramutse nsikamiye. ndavuze ngo nuko nko mbyanzuye uwumva bitamunejeje mulango pale uko wazi. ahubwo ubwo simva ntabwo ugira ute? ndavuze ngo udashaka gukurikiza amategeko yanjye mulango uko wazi. papa manzi musanga mu ntebe zanjye nzamwicarira. urimo urabyumva? ese ko nakibona ngira uzi ibiro mfite ukuntu bingana nzakwicarira ngo utsikamire mpaka ubuze umwuka. ngusanga ukora ku meza cyangwa ukora kuri televiziyo yanjye nzagukubita umujugujugu w'ibere uzakuvana hano ukugeza iwanyu iyo wakomotse. ariko se mamanzi karibu mu nzu ngwino twicare. ariko bayibye ndamwemereye. urashaka kujya muri mabuso? ntacyo nzajya muri mabuso ariko ntabwo indaya izaza kunsuzugurira mu nzu yanjye. winahuraho ntakwanura wabesire. papa manzi ubigone ibisuko byanjye bidashaje wamaye umupfaga kugenda muri salo. wigeze wongera se ndatinda? niyo mpamvu narebye kugira kugira inama. byari byiza uzongera usubiza kwiga. nagenda ngafurisha mu mutwe bakariretusha bikongera bikaza ari bizima kuko bimaze gusa reba nawe ko gitashaje. ikintu cyatangiye no gushingukamo. ariko mfite umugore mwiza. ikibazo ni uko wamaritse. ariko nawe ishyano ariko wagiye wihangana ko mbakunda ko mfite umugabo ugukunda kubera iki? ariko papa manzi byose ni wowe bitera. ni gute ujya kurongora umugore wa kabiri ukamuzana ngo tubane n'inzu? iyo umushakira haba ukareba ko ntatuza kandi nkamera neza. ariko se n'ibingi bahagije bitwara iki? aha mbabarira cyane. ese papa manzi nk'ubu we wakishimira nk'ubu mise shaka undi mugabo wa kabiri nanjye nkavuga ati mfite umugabo wa kabiri wundi. aho ngo wakoze ishyano. wowe nta shyano wakoze. none se kamubaza uramutse utewe inda ufite undi mugabo wahamya ko wenda wayiguteye? umwana wese iyo avutse akavukira ku mugabo babana n'umugabo aba ari uw'uwo mugabo babana. none se najya kuvuga ngo nayikuye hanze cyangwa nkagaragaza ngo nayikuye ku wundi mugabo? ibyo rero ntabwo bibaho. burya wavuze ngo imfizi ntikumirwa ariko byoroshye. umuhungu wawe mwaravuganye iki? erega igihe cyageze ngo ndashaka gutangira process. manzi twaravuganye. iki? manzi nyine yarambwiye. Bitte schön.
manzi karame papa usanze ndi kubaza mama wawe niba mwaravuganye ndashaka gutangira process igihe kirimo kiragenda ntabwo gisubira inyuma twaravuganye ariko ndashaka njyewe numva ikivuye mu kanwa kujya kwiga ntabwo twicaranye tukabiganiraho manzi papa je ntabwo nzoja ngwe uvuze ntabwo nzoja ariko noneho ndarumbishe mbese urumva amashuri ufite araguhagije je numva nshaka kuja kwiga mu Rwanda ase manzi twicaranye ntabwo wanyemereye wowe ukavuga ngo uzagendayo ni gute uhinduye ibitekerezo numva byiza no kwigira ngaha mu Rwanda umva uramubwire manzi umuhungu wanjye umunyarwanda yavuze ngo amahirwe aza iri rimwe mu buzima utazicuza utazambeba ukavuga ngo data nta kintu yamariye abandi bagenzi b'urungano rwawe bari bariga hanze nari nagusanira ko ugomba kujya kwiga muri Kenya masters ukazayiga hanze i Burayi none wibuje amahirwe mu buzima ntabwo ndi buguforce ngo genda kuko ubu ni ubuzima bwawe ndi kurwanirira papa Jesse ushobora kwigira ngaha mu Rwanda ubona sara amashuri okay ariko wakwiga mu Rwanda wakwiga hehe ni uburenganzira bwawe ariko ushaka kwiga ubundi mu Rwanda mbishaka ndabishaka ega hose no kwiga ariko se nicyo udashaka kubwira ababyeyi bawe ariko manzi ni cyo kibazo ubundi ufite hari inshuti mugwa se ufite byibura nabyo ngo tubimenye hari uwo wateye inda se nabyo ngo oya kuzunguje umutwe cyane ngo kubera ko papa uvuze byinda kandi byinda Jesse nyiramijamo reka nkubwire nongeye nguhaye iminsi ibiri ubitekerezeho mushobora kunyumva rero no kwigira ngaha mu Rwanda kandi ndabizi ko nzotsinda cyane akomanzi kuko manzi waretse kumbabaza ko njye nawe ntabwo twicaranye mu ntebe hariya ukanyemerera ukambwira ati uzagendayo ubihinduye uti oya bandi usobanurire njye wanyemereye ko uzajyayo ni gute ubihinduye kugira ngo mukubwirire papa wawe ni uko hari ugomba kugira ikintu uganira ukambwira ese nutakibwira mama wose akibwira nde urashaka kukibwira mukasiko none ninde ushaka kubibwira manzi icyo ushaka feel free ariko njye abahungu bagenda nka basi urambabaje nashaka kujya kwiga hanze none urabyanze nawe ngo ubitekerezeho ibindi byawe kubundi wabaye wanze kumbwira ikintu gitumye uhindura ibitekerezo niki navugana na papa wawe iyihe mpamvu rero hita umereza motifu gira bwangu ntayo none urukundo makuru papa wawe genda shinguka n'imbere umva imbere ntasore genda manzi genda ntabwo umuntu ucabiranye wowe ugire kumbwira ngo uzagenda none ugeze imbere hano uhise uhindura ibitekerezo nta soni nyamugasa karibu yewe karibu da muraho neza usikuje nanjye narinje kugushaka ariko birashaza byo mu muryango narinje kukureba amakuru se amakuru ubu ngiye mfite ibyishimo byiki maze ngo ni ibihe ni ibihe ubanyongeje bakongeje gura kandi nyine gura kandi twinyweye count on me in English uzigamira n'icyongereza kubera amafaranga rwose ntukansetse ubona ariko wahaze byeri wakarakaraga ibyeri niki nyakubahwa ahubwo se mbwira hagiye kumbwira iki kiki se banze ubwira iyo nyakubahwa ahantu iturutse ego ubu ngubu banyongeje engineer confirm
technician. Abyumva. ariko manu wapfuye yarihuse atajya kureba krema Babanze reba no gukubita hano. engineer Wajya wongeraho technician. ubwo ni rero rimwe Français. urandagiye pe aho urambeshye Oya, reba mbikubwira mu cyongereza. Icyongereza. Engineer. French. technicien Technician. Shakrema wagira kakusetsa nta mbavu ufite pe Ego ko. ngiye jya umbabarira Uzi ko iryo zina narisize mu cyaro. Undi kera ndiko gakerema. Kuko nari gato cyane. N'ubu ngubu rero amazina yanjye irizina ubundi. Eko karagahimba. Nitwa Engineer Jimmy. Nta kibazo. Ngira wari ugiye. ikibazo ntabwo ari ibintu birebire ahubwo reka banze kubwira buriya ubona uriya mugore atarandogeye umwana Kuza se byagenze. nanjye ndimo ndakubaza ngo byaba byaragenze gute uriya mugore nyirankotsi ubu ngubu iyo witegereje uba ubona atarandogeye manzi Manzi ngewe ukuntu mbizi ngewe nzi ko Manzi ari inshuti n'umukobwa we gusa ntabwo nzi ko kereka niba baramugiye mu rugo rimwe mfata umwanya aganira na Manzi nkamubwira ibijyanye kwiga ngo azajye kwiga hanze umwana akabyemera pe ariko nyuma papa we yaba yaje twaba turi kuganira na papa we Manzi akaza papa we yamubwira ngo ibyo kujya kwiga hanze umwana atireka reka agahindura ngo ntago yajya hanze ngo azigira hano mu Rwanda kandi papa we aba ashaka ko umwana agenda kwiga hanze naganira na Manzi amubwira ati kujya kwiga ni ibintu bizima ugiye hanze Manzi akanyemerera ariko papa we yaza Manzi agahaka ubu kugeza amasaha ndi kubireba nkabona ko wasanga uriya mugore yarandogeye umwana ase kabara bana kandi inshuti zanjye bombi kereka manje nkabyita oya nawe banze ubitekerezeho iyo ndi kumwe na Manzi anyereka ko yajya kwiga hanze ushobora kuba impamvu ntabwo uriya mukobwa ari we uri kuba imbarutso akaba impamvu atari kuza kujya kwiga none se akaba imbarutso Manzi akanyemerera ko yagenda kwiga hanze njyewe arabinyemerera turi kumwe uwa babiri akambwira ko azagenda nta n'ikibazo ko azajya kwiga hanze ariko papa we yahagera papa Manzi yamubaza ati se Manzi uri tayari tugende njye kukujyana ku ishuri ko igihe cyageze Manzi agahakana urabizi ko inshuti yanjye kandi amaze ari inshuti y'urugo hano narebye bari abana bose turi inshuti cyaba cyiza nzabaganiriza uzaganiriza nzaga bombi impande zose umuntu utajya duhuza n'uriya mugore cyakora niwe ntanyamenye ibyiwe ariko abana bo tuzareba ndebe niba ikibazo ushobora gusanga nkamenya impamvu ari guhindura ibintu sibyo hava ejo nzajya kwiga ejo sinzajya nzakubwira ubuse ugiye gukora iperereza uriya mukobwa nerajemo gute ko njye nkubwira umwana wawe nyine nubwo wenda ari umwana wawe ushobora gusanga bifite aho bihurira njye niko ntekereza ugasanga wenda impamvu ari guhindagura ibintu ikibazo ni neri akaba asa n'interi uri kumubuza ati ntugende ibyo birashoboka oya ni imiti uriya mugore sinyamwizera iriya ni ibirozi reka twe kubyicaraho cyane yamufashe ibirozi abishiburira kuri papa we kugira ngo papa we nazaza amubwira kugenda ku ishuri umwana ajye yanga ariko njyewe nimubwira kugendayo nawe bitekerezeho neza nimba imubwira kugendayo umwana yemere ariko papa we yabivuga umwana akabyanga urumva se atari ibirozi yamuvangiye akagenda akabivanga kugira ngo umwana wanjye ntazajye ku ishuri hanze nzakubwira umunyeshyi hari umuntu ngiye kubaza akantu nzakubwira iyo dusanga ari ibirozi tumujyane gusenga sawa sawa ariko rero ugomba kubihindura nawe ugashaka uburyo uzansohoka ntabwo usigara guhira gusa nakubwira reka nanjye ngurenze irembo ahubwo musinga meze bite se mwana ni sawa ndabona waje ari mushyashya hano umuntu mbona basimbuye akazi karakorwa nawe ngomba gukora ejo nabona umugati gute nibyo kabisa hano sura ibintu ute mwana nuko nyine biba ari akazi ariko ni rwa serera ari serious
ariko buriya nyine akazi uko kaje niko gakora. hano hari amafaranga uvuga ko bishobora kutameze neza byagenze bite? Okay, amafaranga yo pe arahari. Iyo nyine n'agafanta njya korana na boss arambwira ati genda ukagure. Ibyo nta kibazo. Ariko mubwira inshuti yanjye. Zagarazaga iri muri urugo. Sinzi uri hejuru n'indi uri hasi n'indi. Zagara yo mu rugo bisanzwe cyangwa zagara kwa kuntu umuntu agira nk'ibintu biza ari byinshi ugasanga bipanze nabi. Wapi? We ntabwo ujya ubona ikibazo kiri aha ngaha. Hano harimo abagore babiri. Ariko abagore ni incira, ni impiri, ni ibifatangwe, ni ibiki byose. Ngiye rero anigurukira mwana. Umva niberamo hano inyuma sohoka mita ncomoka nigendera nigeye mu mutwanjye urabona kubakisha saa kuba uri vijira ureba neza. Cyakora umuntu ufite akazi kenshi. Hako urese umubi muri bariya no. Ese woroshye ninde ahubwo? Ko bose ari bamwe. None buriya nureba umuntu muzima ushobora kuvuga undi agaceceka. Urumva? Ariko bose ni kwa kundi ushobora gufata amazi n'umuriro. Biba biri hejuru byose. Ari nyirankotsa aravuga. Nagiye nyirankotsa ni muzima buriya. None buriya we ngo ni mabuja. Aravuga agaturumbura ukajya kubona uko nibere yarishinze gutya. Ukavuga ati uyu noneho ndamutse namugeze n'imbere. N'inzara mu maso zanyuramo. Ukaceceka ukabatera kanije rero sawa umwana sibyo bona niberamo hari inyuma kandi buriya abajama bari kumwe ariko no mu bana urabona ko turi mu kigero kimwe ikibazo rwose turi n'inshuti pe numva wajya usimbuka hari amafite dukurito duke ukanshafuriza wenda nka buryo nkugurira agafanta ariko hari indi deal ushaka kuzagukinisha tukicarana tukaganira ngewe ubundi buriya rero none iyo uvanzemo akantu k'ifaranga noneho mitanze imbere cyane vuba nta kazi na gato utakora ngewe subuye akitwa akazi akariko kose ngiye nzagakora upfa kumbwiye ngo amafaranga nayo tukayumvikana agiye ukama amafaranga bana twe tuba twaravuye mu cyaro urumva tukaza mu gituje gushaka amafaranga iyo tugeze amahirwe tukayabona turayakorera da ese ndakubeshya ariko urebye buriya boss wawe munyamuhuza cyane cyangwa muri abagore bo muhuza no buriya urumva yuri umukozi urimo hagati bose ugerageza kugendamo gake gake uvuze ukamwegera ugize bose rimba mbashaka amafaranga ari bose turahuza urumva ari baramumabuja nabo simba nshaka kugira ngo bose mbahondanye imitwe umwe nkuremo nundi nkuremo urumva nta kibazo ngomba kugira nabo kwaje nk'umuntu nyine nawe ugomba gushaka ibiceri hako bose ntaribi uwo nshaka namugeraho. Okay, wereka nkwerekere ikintu cyoroshye. Oye musabanze fast tuze dukorane tumenyerane ubona ndo umusore kupeta babo bisa no bumeze ukuntu arahambara nkajugunya n'ivire mu mavumbi kubera akazurumba nk'urana bara amavumbi gusenya kubaka amasima twazareba tugahuza nta kibazo genda hari tayari azakubwira tugahurira nk'ahantu tugasangira n'agafanta cyo byabitwa nta kibazo. Okay noneho hari ibintu nindi gukora inyuma nindi guhata turayi bose ngo atazasanga bitaragereka bura kanyago ugomba kugira vuba vuba sibyo ariko none ubu nawe ubu ntari bi bose none rwose nzaho kabisa reka gira vuba vuba urakoze Magari nyirankotsa tuvugane tapange gahunda nzima murabeza aje ndagusona inzi banyuze mu rugo bonye bahagiye mu rugo noneho rwanyarwa barafatishijeho neza nari mpanyuze ngira ngo ndebe ko uhari hanyuma tuko tugana urumva cyaje bushuza nandi kubwira ko twapanga kugira ngo iradire icemo tugapanga dire kugira ngo wenda turebe niba ari ikintu twazapanga tugashyiramo hariya ntabwo zira documents yazinyari muzima wenda byangwa ko tuba nk'abantu bashatse nk'agacupa tukakamuha bihagije kaba yakanyweye yasinzemo ukuntu wenda reka twafatanyijemo nta cyatunaniye
abanyazanye n'ikindi gikozi rero mbona gifitemo ukuntu umuntu yagikoresha mbonye cyakora. Nawe watangiye kumuvugisha se? Yari atarereka. Tugomba gusoza deal vuba vuba. Ngomba kuyisoza tukareba ko tubishyira ku maherezo bikajya ku musozo bimeze neza, nawe uducishijemo ijisho nta n'udufasha. Bon, yankureke rero nanjye nikomereza akanya k'ubwenjeniyeri. Nuko ubwenjeniyeri ngano mu rugo iwanjye agera umugoroba mwiza. Sawa sawa.